Bibiliya yera itangiriro igice cya 43 bene Yakobo basubira muri Egiputa guhaha. Inzara irushaho kuba nyinshi mu gihugu, bamaze imyaka y'impeke bakuye muri Egiputa. Se arababwira ati nimusubireyo muduhahire utwo kurya. Yuda arababwira ati wa mugabo yaratwihanangirije ati ntimuzancire iryera mutazanye na murumuna wanyu, watwoherezanya na murumuna wacu twagenda tukaguhahirayo, ariko nutamwohereza ntitujyayo, kuko wa mugabo yatubwiye ati ntimuzancire iryera mutazanye na murumuna wanyu. Isirayeli arababaza ati niki cyatumye mungirira nabi mutyo mukabwira uwo mugabo yuko mufite mwene so wundi? Baramusubiza bati uwo mugabo yatubajije atwinja uko turi ubwacu na bene wacu uko bari, ati muracyafite so? Mufite mwene so wundi? Tumusubiza ibyo atubajije. Tuba twarabwiwe n'iki yuko ari butubwira ati muzane murumuna wanyu? Yuda abwira se Isirayeli ati nyohererezanye n'uwo muhungu, turahagurukana tugende tubeho tudapfana nawe n'abana bacu. Mbaye umwishingizi we, aba ari jye uzamubaza, nintamukugarurira nkamugushyikiriza nzaba ngukoreye icyaha kitazamvaho iteka. Iyo tudatinda nzi yuko none tuba tugarutse ubwa kabiri. Se Isirayeli arababwira ati ubwo bimeze bityo nimugenze mutya, mujyane mu masaho yanyu imbuto zo muri iki gihugu zirute zindi ubwiza, muzishyire uwo mugabo ho ituro, mujyane umuti wo muramuke n'ubuki buke n'imibavu n'ishangi n'ubuhemba n'indozi, kandi mujyane ifeza z'ingereka zingana nazo n'ifeza zagarutse mu minwa y'amasaho yanyu muzisubizeyo, ahari ni amahugo yatumye zigaruka. Mujyane na murumuna wanyu muhaguruke musubire kuri uwo mugabo, Imana ishobora byose ibahe kubabarirwa nawe ngo ababohorere mwene so wundi na Benyamini, nanjye niba bikwiriye ko mba incike nzabeyo. Bajyana na Benyamini basanga Yosefu mu rugo. Ba bagabo benda ayo maturo, bajyana ifeza z'ingereka zingana nazo, bajyana na Benyamini. Barahaguruka baramanuka bajya muri Egiputa, bahagarara imbere ya Yosefu. Yosefu abonye Benyamini ari kumwe nabo, abwira igisonga cye ati injiza aba bantu mu nzu yanjye, ubage witegura ibyo kurya turi burire hamwe ku manywa y'ihangu. Uwo mugabo akora ibyo Yosefu yamutegetse, yinjiza abo bagabo mu nzu ya Yosefu. Baratinya kuko yabinjije mu nzu ya Yosefu, baravuga bati ifeza zagarutse mu masaho yacu ubwo twazaga mbere, nizo zatumye batwinjiza ngo adushakeho urwitwazo dusumira tunyagane n'indogobe zacu tubimbata. Begera cya gisonga cya Yosefu bavuganira nacyo ku muryango bati databuja, mbere twaramanutse tuza guhaha, tugeze mu icumbi duhambura amasaho yacu, umuntu wese asanga ifeza ye iri mu munwa w'isaho ye, ifeza zacu dusanga zingana uko zanganaga, none turazigaruye kandi tuzanye izindi feza zo guhaha, ntituzi uwashubije ifeza zacu mu masaho yacu. Arabasubiza ati mushyitse imitima mu nda, ntimutinye Imana yanyu. Imana ya so niyo yabashyiriye ubutunzi mu masaho, jyeweho ifeza zanyu narazakiriye. Asohora Simiyoni aramubazanira, nuko wa mugabo yinjiza abo bagabo mu nzu ya Yosefu, abaha amazi boga ibirenge, agaburira n'indogobe zabo. Begeranya amaturo kugira ngo Yosefu naza ku manywa y'ihanga asange biteguye kuyamutura, kuko bari bumvise yuko bari burire hamwe nawe. Yosefu atashye bamusangisha mu nzu y'amaturo bazanye, bamwikubita imbere bubamye, ababaza uko bari, kandi ati so aracyakoma, wa musaza mwavugaga aracyariho? Baramusubiza bati data umugaragu wawe ni muzima aracyariho. Barunama bikubita hasi. Yubura amaso abona Benyamini murumuna we, mwene nyina. Arababaza ati uwo ni we muhererezi wanyu mwambwiraga? Maze aramubwira ati Imana ikugirire neza mwana wanjye. Yosefu yihuta kugenda, kuko umutima we wari ufitiye urukumbuzi mwene nyina, ashaka aho arira, yinjira mu nzu haruguru ayiririramo. Yiyuhagira mu maso aragaruka, ariyumanganya aravuga ati nimwarure ibyo kurya. Bamugaburira ukwe, na bene se babagaburira ukwabo, n'Abanyegiputa bariraga hamwe nawe babagaburira ukwabo, kuko Abanyegiputa batasangiraga n'Abaheburayo, kuko cyari ikizira ku Banyegiputa. Bicara imbere ye, bicazwa uko bakurikirana imfura uko ubukuru bwabo buri, n'umuhererezi uko ubuto bwe buri, bavugana batangara. Yosefu ategeka ko babazanira amagaburo yari imbere ye, ariko igaburo rya Benyamini riruta ayabo 5. Baranywa banezeranwa nawe.